ndibuka tugeze Nyanza ya Butare, tukomeza twihuta tugiye Butare, ingabo zose zajyaga kumuvinga zose direction ziza mu mujyi wa Kigali, tugafungura umujyi wa Kigali, twari dufite ubushobozi bwo kubikora, tukawukubika tugafata ubutegetsi. Ariko mission ya Fande yari ugutabara abanyarwanda bicwaga. Mwiruke mugana ha twese twagendera ku mabwiriza. Ntabwo umugabo yari yamaga, ntabwo yaruhukaga umunota numwe. Icyombo buri mwanya na telefone zabagaho, ariko icyombo buri mwanya cya message za Fande zabaga zisimburana ku kanya. Waba ukigana hanga akakubwira ati mbonye message irukanka noneho uganirwa magana. Mwana mukigirwa magana akakubwira ati ahubwo mugani ka Rubamba. Waba ukigirwa, ubwo ndavuga giye mu bice byo twaciyemo. Byo byose kwari kurwana n'abajenosideri kugira ngo arebe ko hari icyo yaramira muri iki gihugu. Inyenga bitekerezo, hari ibintu twagiraga mu ishyamba nimugoroba twitaga bipindi vya utamaduni. Bipindi vya utamaduni nimugoroba twaruhutse, abasirikare barapiye, twareririmbaga tugakina, noneho abapolitisi nk'aba bakaza bakatwigisha amateka, bakatwigisha amateka. None abantu bakwigisha amateka nkatwe babana tutakuri mu matiku n'iki, kuvutirika abantu umwe rakabye, bakakwigisha amateka pari mutu n'iki, ntabwo twabyumvaga. Ariko reka mbahe ingero zifatika. Tugeze dukuyemo ikigo cya Gabiro, tugeze Gatsibo hariya, umuntu atambuka ati imbere yiruka, umwana w'umusirikare yibeshya ko ari haduye, ararasa. Arashe dusangana umudamu isasu ryamufashe nk'aha ngaha riti. None wa musirikare namukubita cyane. Ntabwo tafanda ati namurasha accident, ari nabwo nabimenye ko ari umusivili. Ariko arangira ngo atereka Fande ati uramubita utya, ati yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murasha accident ari kandi abayeho, atari kuzi ko aho tujya nta muryango wanjye n'ubusange. Igisirikare kiri aho ngaho, urumva natwe imyaka twari turimo iriya myaka gani mibi, myaka 28 uri umusazi nawe. Igisirikare bavuga iki giki kiginga gusa nta bwenge gifite iki, kira tundoke dukorukiye aduyi. Tugera ahantu hitwa Kiziguro, turwana kuva mu gitondo. Kiziguro hariya hari mu nzi z'abarundi, abo bantu bisha abantu bamaze abantu hariya Kiziguro. None ko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye, turasanga abasirikare bari Kiziguro bahunze Gabiro. Uwitwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo, kuva ngira ngo twatangiye kurwana nka saa 2, twabakura saa 12 za nimugoroba. Twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro, hirya y'umuhanda gutya uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda, uva mu Mutara ni iburyo bw'umuhanda. Hari akantu k'akazu noneho ko turwana, tuza twirukansa duca muri urwo buzu n'ubutoki, tugira ku kazu. Hasimbukamo umwana w'umukobwa muto afata umusirikare wacu, mufata ararumaraye, twabona umusazi. Ariko uguka kamuruma afite amabere arenda guturika. Uko aruma umusirikare niko avuza induru, munyeke mwagapamwe, mwanyeke umugabo, mwanyeke umuryango. Umwana yasaze, turafata. Inyuma ye hari ubugabo butatu bwo bwapfuye kare. None ubwo bukajya bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase. None ko twagafasha wa mwana ukuntu yafashe wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha. Inyuma ye, inyuma yanjye hari umwana mwene wabo ngira ngo umukobwa yabonye. Amubonye wa musirikare aricara atangira kurira. Umukobwa agira ati tubona zambaraga acitse intege agiye hasi. Za mwana uyu ninde? Ati ni mushiki wanjye kwa data wacu.
noneho dutangira kubaza babagabo batatu kare turababaza ati habaye icyano bati baratwishe baratumaze batuye umukobwa ejo bamwatse uruhinja rwe bata ku kizu fushira uruhinja umuryango wa sebukwe wose bawumaze iki ukumva n'ibisazi ukumva ntabwo bishoboka ariko bareko turimo turwana aho ngaho ku kajagari k'intambara kumva impumuro itameze neza hano se arahumura iki umwe muri abo ngabo aratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya ruya rwibutsaho ruriya rwa Kiziguro ati niho bajugunya abantu bose ato batemaga bose n'abandi bazima ati harimo n'abantu bazima dukomeza twirukanka turwana n'aduyi tujya Kiramuruzi tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo kuko ni kwamenya jenoside turikomereza turigendera mu gitondo cyaho Colonel Bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima dukuyemo 3 dukuyemo 4 dukuyemo 5 ariko urumva nk'umuntu utabirimo ntabwo twabyumvaga afanda duha message aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi ahantu hitwa Karubamba muganeyo tujyayo umusirikare wacu wagiye Karubamba nta n'ikinyarwanda neza yarazi yageze yatangira kuvugishwa avuza induru ati je ibintu mbonye aha ngabira gatsindwa n'Imana mwabaze niki ati ibintu mbonye abira gatsindwa n'Imana ati turasaba gendarme ati bari rukanse ati n'intera hamwe nyinshi cyane tiragiye ariko abantu babamaze ati niba hari imodoka mwabona aho ngaho mupfe kuzohereza muze mutabara aha ngaho dushakisha imodoka bwari bufashwa aho ngaho tugohereza Karubamba mbonye abantu bavuye Karubamba abantu mwe iki gihugu kirakomeye pe ubundi abasirikare barapiye uri abazungu baroroshye cyangwa se baritetesha umuntu yagiye Iraka yagaruka ngo yasaze ngo yahuye na depression ukibaza arapiye kuki tutasaze ibintu mbabwira ni bibi ntabwo byari ibintu byo kurebwa n'amaso yawe ngo ubuhumeka ubukivuga ubukigenda ubugitekereza ni bibi mwumve ngo ni bibi nkuko umuntu wese kibi cyane ku isi kareba abantu kavuga mana yanjye ibi ni biki Kiliziya bakagenda bakayisambura hejuru bakayikuraho amabati munsi nkaha bakahacukura bagacukura aho mashini gani ziri za mitarayezu bakazinyuza munsi y'itafari hasi ku buryo abantu bari bagiye mu Kiliziya bose barwanye bananiraniyemo kugira ngo babakuremo rero bacukura imyobo imyenge myinshi bagacishamo za mashini gani zipepeta hasi bakuraho amabati hejuru bakarupingamo za grenade abantu barashira muri Kiliziya hano bose barabatijwe ni ba Jean Baptiste ni ba Joseph ni bande muri Kiliziya yewe nabuze no mamagara nafande nabuze n'ururimi mubwira kuko naracanganye kwemera nk'umusazi navuze induru gusa umugabo akaberwa icyo mubwira kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye niyo image yangiye mu mutwe kandi guhanganagurikamo biragoye turahava tugira Kayonza ndibuka mu gufata Kayonza wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe Bizimungu abwira uwo witwa Nkundiye namubwira ngo ndavuga mu magambo ye ngo umuhanda abahutu basigaranye ngo n'uwo nguwo ni umuhanda w'igihugu kuva Kayonza ni Rusumo Cyanika inkotanyi zarayifashe Gatuna inkotanyi zarayifashe Kagitumba inkotanyi zarayifashe izo ni supply route ziza mu Rwanda none ngo umuhanda aho kuvuga ngo umuhanda w'u Rwanda dusigaranye kutugemurira ni Kayonza ati n'umuhanda w'abahutu aturahava ujyane n'Inyenzi ubwo afane nawe hari message yaduhaye natwe amabato yari ari aho ngaho nayo ikomeye
so kuvuga ngo ninde uhakura undi mu minsi ine turahabakura tugana nka Kayonza hari komine ngaruka nimugoroba nsanga leta bagire bari kuri paruwasi ya Mukarange. Uno mugabo yicaye munsi y'igiti, bagire yicaye munsi y'igiti arimo ararira. Jewe nkareba abantu baryamye mu mbuga ya paruwasi ya Mukarange benshi cyane, benshi. Hejuru yabo hari umukobwa cyangwa se umudamu, ngira ngo nibwo bari bakimara kumwica, uri wambaye ikanzu ya zebra munini mwiza, ariwe numbi bashyize hejuru y'abandi bose. Noneho ngabira umugabo ararira. Jewe nkaza nsakuza mbaze basirikare n'abantu bose kuki mwabaryamishije ahangaha. Mbaze abasirikare bo kwa leta bagire kuki abantu mwabaryamishije ahangaha. Umwana umwe arambwira ati atafanda abantu bose babishe. Niki? Ati babishe imegi ya Karubamba, noneho imegi ya Mukarange yo umutwe wangirikira kimwe. Kwibaza iki gihugu kirimo bantu ki noneho ukatangira kwibaza ngo ariko iki nicyo gihugu cyacu twabwiwe cy'amata n'ubuki, kuko ababyeyi bacu bagiye batubwira ngo u Rwanda ngo rutemba amata n'ubuki. Iki nicyo gihugu twabwiwe, iki nicyo gihugu. Ni henshi ariko reka mfataho habiri. Aho rero ye hanyeretse ubugome iyi jenoside yateguranywe bwari bubi. Imana yagomba guhemba iki gihugu, ikagihemba umuyobozi nk'afande ugomba gufata biriya byemezo yafashe. Kuko iyo tugira umuyobozi ujenjeka, nyamuneka abantu bari bafite umujinya. Abantu barakina n'ibintu kuvuga nkamenya ngo Dorome ngo isingwa irahari. Iyo sise ntabwo yari hari abandi bitwa. Abantu bari baneshejwe twabarushije imbaraga. Fari yarirukaga yarakinagiraga nk'inyamaswa ku musozi. Ndira hamwe zari zitangiye kubibona ko bitoroshye. Ariko Imana icyo yakoze abayemera cyane nuko yaduhaye umuyobozi uvuga ngo ibyabaye kambyita uko abarokore babyita n'abakristo, yenda nubwo n'abanitekerereza uko wanjye, ariko kambyita uko babyita kuko byise gutya byaba byiza. Baravuga ngo hica Satani ntabwo hica Imana, ariko bakavuga ngo Imana ngo igira imbaraga nyinshi. Imana ngira ngo yaravuze iti Satani ukoze ibyawe hagararaho, ngiye kuzana umuntu nshyirahangaha yongere ahumuriza aba bantu, yongere abagarure ibubuntu. Mugabo arahagarara fata icyemezo aravuga ati ubikora wese arabizira. Kandi koko sika benshi babikoze barabizize. Ubwo impamvu ngeze aho ngaho rero twarebye uko yateguwe, uko yashakiye ibikoresho, uko yakozwe, turi kuko uyahagaritswe. Uri niho turimo turahagarika genocide. Irahagarikwa mu gihugu cyose, bitari ku bushake, bitari ku neza, bitari ku kwinginga. Amahanga arebera afite imbaraga yadutereranya yatwihoreye. Ndibuka tugeze Nyanza ya Butare, tukomeza twihuta tugiye Butare, Fana araduhamagara aratubwira message yabonye mufungiraho. Twari bake, twarwanaga n'abantu benshi, twarwanaga n'igihugu cyose. Mufungiraho mugeze mujye kurokora abantu bari Kabgayi barimo barashira. Tugiye Kabgayi, guverinoma y'abatabazi niho yari yarahungiye. Kabgayi hari umuntu batubwiye witwaga ngo ni Gasirikare mu mihigo yari yarakoze, yarakuriye intera hamwe aho ngaho, yari yakoze imihigo yo kwica abatutsi 100. Umusirikare wa RPA wamurashe tugera Kabgayi, yamurashe amaze kwica 99. Abuze umwe kugira ngo uwo Gasirikare niwe wujuje rya jana yashakaga. Kabgayi ukareba kandi kikuyobera
mu ngoro z'Imana. Ariko abantu baravuga ngo Imana ngo bararwana ngo hari icyo bazageraho. Bariya abantu Imana yarabavumye kabisa. Ntabwo bakora biriya bintu mu ngoro y'Imana ngo biriya bintu bikugwe neza. Usanga abantu bashize. So kugira ngo ncunguze uburyo umwete nsoze haze kugira ibibazo, nuko genocide yarakozwe irahagarikwa. Fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyihakana. Fezi turimo uyu munsi rero niyo kuyipfobya, kuko imaze guhagarikwa hakurikiyeho kubaka igihugu, gusana, kubaka abantu abari barokotse, abicaga, kuko nabicaga nta mutima bari bafite. Myaka rero 30 irangiye, sosiyete nyarwanda imaze gusubirana. Nicyo cyizere dufite ko genocide rwose ibyabaye byose byatubayeho byose, dufite icyizere ko iki gihugu ari igihugu kizima kandi cyiza. Nyuma yaho hakurikiye abacengezi. Niba mwibuka neza, hari aka audio kigeze, ka video kigeze gucaho, abacengezi bari ahantu hitwa Kamanyora bitoza bambaye mashara n'ibindi, ndetse haririmbwa n'indirimbo yavuze ngo rwigero runsubize. Ako kanya ngo bagomba kugaruka bakaza gukomeza genocide. Ariko fandi yarababwiye, niba mwibuka, hari imirongo yajyaga ducira kera. Mwese twese twabaye abana, twajyaga dukina, keretse abasirimu b'iki gihe. Abana bacu bavukira mu mujyi nibo batazi ibyo, ariko umuntu wese wavukiye mu cyaro, kandi majority bari ahanga mwavukiye mu cyaro, ari imirongo yindi twajyaga duca, renga ngumene. So kuva muri 94 bagumye kuri renga, aho bagumye hungaho. Nabwo hariya kuri uriya murongo utukura wafanda akunda kuvuga, ntabwo bigeze bawutambuka. Kurinda uwo murongo rero icyo byafashije mwebwe bato, mukaba mwicaye hano uyu munsi mutanga umusanzu ku gihugu cyanyu, mukaba mwarabyariye u Rwanda. Kurinda uwo murongo byaduhaye kuba namwe aho mumaze kugera, mumaze kuba abantu basishora, bareba, bazi ukuri. Uwo murongo rero cyakenewe kuwurinda, kugira ngo namwe abo mubyara, kuko twebwe ubu cyiciro cyacu nicyo kurindwa. Muzi ko mu Kinyarwanda abaho ndinda dawe ndinda mwana. Ubu twebwe kigero tugezemo nuko babwira ngo ndinda mwana, muturinde sasa, kandi kuturinda no kurinda wa murongo. Ariko ni mutawurinda, tuzakuroringa dukambakambe tuwirindire. No, abangaba tera bwoba gusa. Jobu ndafande yarababwiye ngo ni za balloon, ngo you just need nuzuga tumuraho bigapfumuka. Ibigambo byo kujya guhuragura ibiganiro, turaje tugiye gufata u Rwanda so rufata ni ihene. Iki gihugu kikiyowe n'afande iki hari abakibeshyaho, bazakibaza babigerageje. Barabigerageje, bacengeze bari bafite imbaraga, bafata Gisenyi bagera hano ku kirenge aha ngaha, ntabwo mubyibuka. Ariko cyabakubise ntabwo bakize. Kandi icyo gihe twari tugikoresha ingufu gusa, kajya kugushaka imbunda, kajya kuringa, kwereka duyi ngo ari hari. Ariko ibigezweho uyereka yo gusika kwereka uti hanga na duyi, wowe karekura gusa. Ibipfa bigapfa bi. Igihugu kiki nigikinishwa. Iki cyabacengeza abantu hano mu mujyi wa Kigali. Ndibuka icyo gihe abantu ugasanga baranywa champagne, abandi ntabwo bava mu muhanda. Ariko abantu ko batava mu muhanda ngo twafashe igihugu. Ariko zishaye igihugu nuko gifatwa. Abacengezi baze ko twamaze kwirukanka, abantu urugero bava mu muhanda, abantu ibintu birongera biratungana. So iyi phase rero turimo, izi zindi zose twaziciyemo, ni phase ya denial, yo gupfobya. Iyi rero ni mwebwe mukwiye kuyirwana. Ni mwebwe mukwiye kuyirwana.
hari amagambo afande yavuze ashyingura bajize jenoside yakorewe Abatutsi. Ryambere niba rarivugiye mwurire, niba ari Rukumberi hamwe muri aho sinibuka, ariko hari ahantu yavuze ko iyi si nta mbabazi igira. Iyi si tubamo nta mbabazi igira. Waba ukunda umwe muri aba bayobozi, waba ukunda, waba unyanga, ariko ufite inshingano z'iki gihugu, kandi inshingano z'iki gihugu ni uko dutekana. Mwimagininge iki gihugu cyongeye kikagira umutekano muke, buri muntu wese akabona urwaho undi haba iki, bakubona urwaho, ndakuzi ko wanyiciye wamariye umuryango, ariko amategeko n'umutekano bitekanije iki gihugu bituma nagukoraho. Uzi ko umuntu yahunga kujya gushaka duyi akabanza gushaka wowe, akavuga ati ariko najya gushaka duyi, uyu nguyu arahanga nabaje gushaka uyu. Ariko bira ko igihugu gitekanye uyu munsi nawe wabitekereza. Mu nyungu ya buri umwe twese ko turi ahanga rero kugira ngo nekane nawe utekane. Wari ushaka nubyuka mu gitondo ukambona, uruma amenyo ugugune nunde buvuga uti kanirindira ishyano narireba muri iki gitondo rikanera icyaha, urebiriye, ariko uraza kugenda bwire ubeho neza, bwongere buke ubeho neza. Ariko nundeba ukaza ushingikiye amenyo arashiramo, amenyo arashiramo. Muri rero iki gihugu mu kigumane, turwane n'aba bajenosideri bapfobya babaye benshi kumva, nta nubwo na benshi, ariko za social media bajyaho umuntu umwe akaraha abantu ukagira ngo ni ibitangaza byabaye. Yeze kubwirwa ubakoze genocide, uretse planners n'abandi bari yo ngiyo benshi barimo basaza banapfa. Kera ndibuka tukifata leta, hari umujenosideri umwe wavuze ngo mubareke baraza gusaza bapfe, kandi ubwo babivugaga twebwe turi mu myaka za 25 wafite imyaka 50. Ukibaza se uyu nguyu udutega iminsi twe nawe ninde uri bubaze gupfa? Yego n'umuto yarapfa, ariko wowe ufite imyaka 50, ufite 20 na ubu ngubu ugiyewe muri aba bana bari ahangaha imbere yanjye, wowe ufite imyaka 35, ugiye ubu mfite 60. Koko ubu Bibiliya noneho ngo ivuga ko myaka yagize 70. Ariko muri y'Abanyarwanda kubera ubuyobozi bwiza ubu tugeze kuri 70 ningahe? Aha, uriya mugabo ufite 30 yenda n'urugero, uwo mugabo wambaye costume y'umukara ufite 30 yenda n'urugero, giye mfite 60. Usigaje ufite inyongezo ngari yo kubaho muri iki gihugu ninde? Si wowe? Ni ukwiye kurwanira iki gihugu. Ntabwo ari igihe ugiye gupfa mu gitondo. Giye nshatse navuga nikasahura ibyanjye n'ubundi sigaje igihe gitoya cyo kubaho nipfire, ariko uracyari umujyambere. Niyo mpamvu mugomba kurwanira iki gihugu mwebwe mutirebye ngo uyu ni runaka uyu ni runaka. Aba rero derere kuva yagenda muri 94 nkubira cyahari, kandi ikibazo cya FDLR ntabwo ari umubare baba 5 aba 10. Ikibazo cya FDLR ni inyenga bitekerezo na ideology. Baba 10 ya ideology iri poisoned niyo barimo kwigisha Abanyarwanda. Noneho bakagira n'abandi ubu bayinjiyemo noneho bayisupportinga. Kumva rwose abagabo hano i Burundi, kumva Kongo bayisupportinga cyane rwose. Ideology mubona hakurya ha za social media muzibaho, aho umusirikare w'igihugu hakurya muri DRC abaturage bafata umusirikare w'igihugu bakamutemagura bakamuteka bakamushyira mu isafuriya. Umusirikare w'igihugu bamuziza ngo isura y'ukwasa, yenda nkanjye ngiyeyo bashobora kutandema bakavuga ati isura y'uyungwira. Ababandi no bafite za zindi zigeze zitya baba bafite ibyago hari. Yeze kubona muri media umusirikare emeja ari kumwe n'abagenzi be mu modoka, ngira ngo yari na medical assistant. Meja zina ndaryibuka no mutwe Majoro Kaminzobe, ari kumwe n'abagenzi be mu modoka, emeja w'igihugu. Mwumve ideology ahiberambe. Bageze kuri road block militias
intera hamwe bativa mu modoka bugeze baricara rwose ikirere rashya bamukuramo bamutema ijosi bamutema amaboko baratema ingwe bashyira mu maguduriya barateka. Come on, ni modoka nubwo twaturi babiri wanyicara mugenzi wanjye nabarasa ngasigara rya nyuma gusa kwe mugenzi wawe bakamukuramo bakamutemagura ureba ideology nti so FDLR ni ideology ntabwo ari ikindi kurwanaho byarabananiye ese bambwira guhera mu myaka 30 bamaze hariya barwana bakora iki ntabwo rero byashoboka ariko iyo ideology niyo mbi kandi ifite n'abafana bayo. Amahirwe rero tugira nuko tugira umuyobozi uturema akadukora katwereka umurongo kadushakira ibyangombwa byose tukabasha guhangana n'ibyo. Iyo mvuga ntabwo mvuga bya bingabo cyangwa inzego z'umutekano, ndavuga mwese kuko mwese arabarema. Murize bakoze kose zitandukanye, mufite ubuhanga butandukanye, ubwo buhanga nibwo mukwiye gukoresha. Iki gihugu ejo mwagisigarana umwe muri mwe, abandi bazahitamo bati tuyoboreye, agasigara mu gihugu kimeze gityo. Tumaze imyaka 30 nta mwana n'umwe w'umunyarwanda wavutse muri icyo gihe uhagurutswa mu ishuri ngo yuri runaka. Tumaze imyaka 30 nta munyarwanda n'umwe ufite imyaka yo kubona icyangombwa ugera kuri bariyeri ngo umuntu arebe mu cyangombwa cye arebe ubwoko bwe. Tumaze imyaka 30 nta kadugudu na kamwe karatwikwa kazira abagatuye abaribo. Tumaze imyaka 30 nta muntu urapfa azira ubwoko bwe. Tumaze imyaka 30 iki gihugu kitavogerwa. N'urukwavu ruvuye mu kindi gihugu rugahungira muri uru Rwanda kugira ngo rukurikirane ujye kugira icyo rukora, ubanza kubona icyangombwa cyo kurukurikirana. Ntabwo ari nk'ibya kera aho abantu bahagurukaga bakaza za 70 na kangahe, abarundi barahagurutse hariya ku mupaka Nemba, baraza bashinga baroni baravuga ati aha ni iwacu. 73 ngo Habyarimana aravuga ati kubera ko deta twakoze ubu abarundi barashaka kuturasa, iki gihugu rakireka ahantu baraheka barahatwara. Umugabo witwa Idi Amin azana za migi ajya kwirebera inshuti ye Micombero Bujumbura, araza without any permission arandinga Kanombe airport. Abazirikana bahunga, abantu bose bajya kwirije bati indege za Amin zaje. Tumaze imyaka 30 ni rukwavu yo rwinjiye hano ruvuye mu gihugu kugira ngo uzajye kubisabira uburenganzira. Kwesuzugura bagakura he? Kera bajyaga batubwira ngo ukuntu Mobutu na Habyarimana bajyaga mu kiyaga kuroba bishimye. Noneho Habyarimana araroba, of course u Rwanda buriya n'ubu rwa mbere muri bintu byose. Arobye aba DSP baravuga ati subizamo ifi ya grand frère ntabwo irazamuka, banza usubizemo. Noneho twimagininga uyu munsi uwo mukino ubayeho, afande ari hariya sibyo kubujyamo ko wamugora, ariko twimagininga ubayeho koko byakunda ko ifi yindi yasamuka y'u Rwanda itarazamuka. Mu gisirikare ari byo twitaga matunda. Matunda ne sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda. Ibyiza mu Rwanda bakavuga ngo matunda yako mbere, ibyiza biri hehe? Biri imbere. Nyuma ya genocide hari ibyiza twabonye. Twababonye bato, twababonye mwarahungabanye ku bose abishe n'abiciwe, ariko bya byiza twabwirwaga turabona mwarakuze, turabona mwarashatse, turabona mwarabyaye, turabona mu gihugu cyiza, turabona mu gihugu buri muntu wese yifuza, turabona mu gihugu cyubashywe. Ejo bundi imyaka 30 yo kwibuka mwarebye isi yose kuniza kubaha no kuramya abanyarwanda agaciro kariya. Iyo tugira umuyobozi wa Kenyegi ntabwo kare agaciro tuba tugafite.
ntabwo iki gihugu tuba tugifite gisa gitya gikeye gitya. Kandangize ndangiriza kuri abo bamwe mu bapfobya jenoside, saba genocideri gusa, harimo n'ibisambo ndetse bimwe twabanye. Ariko ukavuga ngo Pascal ni Commissioner General wa Rwanda Revenue Authority, nyakubahwa Perezida wa Repubulika wamwapointinze mu gitondo akabyuka yapointinze Charles n'urugero. Pascal kugira ngo yemere kwava muri ya modoka ya protoko gufungura, bamwubahanya kubahwa, bafata intebe bajya kwicara bakayifata batya, bikamugora kabyimba isi gapfa, akavuga ati no ngewe who are you, wakoze iki? Ariko akibagiza ko iyo Perezida wa Repubulika amwapointinga amushyira muri uwo mwanya ntabwo amubaza. Wumva wicaye iwawe ukumva ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagennye Pascal kuba mukuru wa Rwanda Revenue Authority, maze amatelefoni felicitation, abashaka akazi, abagira bate ya radiyo yabivuze, wa mukuru w'igihugu agushyiraho niyo yongera kuvuga ngo ibingira yagiye kuyobora Rwanda Revenue Authority. Niba Pascal batavuze aho wagiye, ubwo naho wagiye nyine, genda ujye mu rugo ujye kwicara. Ufite umuryango wawe, subira mu muryango wawe, genda ukora akazi kawe n'umuryango wawe. Mu gitondo wongera utegereze deployment y'igihugu izongera kuguhamagara, yongera igira ite ikudeploying. Muri ibyo bisambo rero nabyo bipfobya genocide, bimwe byinshi nicyo bizira. Bamukuye mu mwanya hungabanye, ndahungabana n'iki? Rwanda ni muri Rwanda. Abaporoso iyo bahashyingura umuntu yapfuye bafata ivu cyangwa igitaka, ngo igitaka mu gitaka ngo havuye n'uhusubiye. Tuza ahangaha twese dufite aho tuba twaravuye, dufite uhadukura kandi dufite uhadusubiza. Iyo usubiye rero mu mudugudu wacu kanicara no mudugudu wanjye, ntangira kuganira na bagenzi banjye, nshakisha ibyo gukora. Ariko ugasanga umuntu yabyimbye wanguye ku butegetsi, murabazi bagiye kandi nabitangaza bakoze, bukivovota bukajya ku maradiyo bukavuga ariko iki gihugu kirakabyara, nta muntu kitagiriye neza. Muzi ko n'iza social media zibatunzwe n'iki gihugu, batagifite se bavuga iki? Aba bajenosideri bagiye hanze, muzi ko bagiye kubera iki gihugu, iyo batakigira se bajyagayo bate passport. Reka mbibwira abantu bamwe n'ukuntu bageze aho kugira ngo aho kiramye. Uzi ko hari umuntu gusa wazaga ari n'umunyamahanga, hari umuntu wigeze kujya South Africa asanga ambassador wacu, hari umuntu Nigeria muri za 97 ajya kwidekarara, yidekarara umunyarwanda. None bahamagara ambassador w'u Rwanda, batari kwanda wari umuntu wanyu, yamubaza umuntu ari Kinyarwanda azi, ageze aratinyuka areba ambassador mu maso, atoya ati genda hunza abatutsi, ati ngo aravuga igitutsi, genda avuga igihutu. Uzi ko abantu bagiye bakreiminga kugira ngo babone ubuhunzi, bakagenda bitwa, nta muntu n'umwe utaritwaje iki gihugu, nta muntu n'umwe utaritwaje ubuyobozi bwacyo, nta muntu n'umwe utaritwaje amateka, barabenefitinga babibonyemo ibintu. Ubundi rero icyo bakabaye bakora kubona ubwo buhungiro n'ibindi bashaka, bamara kubibona bakabaye bagaruka bakaza kubaka iki igihugu. Niba rero batabikoze, mwebwe abari mu gihugu nimwubake igihugu muzi icyo mukora. Nagira ngo banyakubaha rero minire hano ari umwanya wo kuza kubaza, ariko tuvuga ngo muri imyaka 30 n'indi zaza 30 nkuko afande yabivuze, nta jenoside izongera kuba muri iki gihugu. Umuntu ugifite igitekerezo cyo kuvuga ngo wakongera akaduha tukabona uko tubagira, ntabwo uzabibasha. Byananiranye cya gihe, ntabwo byashoboka ubu ngubu. Ubu abantu bose barabizi, abantu twese tuzi uburyo bwo kumuntu yarwana. Nawe rero byakundira, ahubwo ibyiza ni ugutuza abantu bakabana. Bari abanyamerika twirukanyiramo, tuzi ko bategeka isi, unashatse
ibibi byabo baba bafite wabyihorera ariko ukareba ibyiza byabo tukaba ari byo tugenderaho. ndabara mwebwe mwize. uyu munsi Minister wa Defense wa US ni umwirabura, undusha kwirabura nta n'akayo bafitemo nk'aka bamwe muri mwe. ejo bundi uyu mugabo Trump yasimbuye umwirabura, barabanye bo. icyo bakeneyeho ni ubuhanga bwabo gusa, kuvuga ngo ariko cyari si ubuhanga bwe ntitwabukoresha tukavugurura inzu ishyushye niyongere kudushyuhira. nibyo bakeneye, nta kindi bakeneye. ariko twebwe ukareba umuntu umuhanga ugatangira kumureba mu moko, ako se kiriya kizuru cye kimeze gitya, kariya kazuru ke kameze gatya, ubu yatumarira iki? No, reba ikiri muri brain, aricyo ureba. Naho rero honyine hatuma twubaka iki gihugu kigakomeza kuba kidadiye. Mu magambo ahinnye nasorezaho muri iyi minsi, ibintu musigaye muvuga imvugo zaje nziza kandi ari imvugo nziza, ngo twimana u Rwanda. Bantu batoye ni mwimana u Rwanda, mutirebye ya wa mwanda w'oko. Murabona RDF kuntu ijya yimana u Rwanda, iyo turwana twebwe RDF y'Rwanda ntabwo ureba izuba. Namwangalia mwenzi yako, niba usumirijwe ibumoso bwawe ukamubwira tambuka nkubitira ibumoso. Niba ari iburyo wasumbirijwe tambuka. Niba umwaza turukiri ukavuga uti muteho mujye inyuma, mugene mu muturuki inyuma. Bagukubita isasu akwikubita hasi, ntabwo ujya kumureba ngo utamfataho n'icyo kizuru cyawe. Oya, araza akakusaka umuko wakabaye, akakwimana, akakwima umwanzi, akagukura ku kibuga. Ubundi ho civil nyine ngo nicyo kibatera n'ibibazo, mugira ibibazo byinshi mu mutwe. Nanjye ndi umusivili, ubu ngubu nanjye ndi umusivili, ariko ibiki yabyo umaze kureba hanze hanga ubu ntari kayibiri kubyo ari byo. Ariko ubundi mwese mwakabaye mu bingabo z'igihugu, izi nzego z'umutekano mureba hanga zigira umwihariko wazo, ntabwo zibeshyana. Zigaraba ziti ndapfa kandi uri mukingure ni runaka, ni uzambika ndapfa, ni uri bunkura ku kibuga. Ariko abasivili bamukora imibare, ubu komiseri generali yanyimye akazi ntabwo mu mwanya munini, ubundi ubu ndahembwa, ukareba ibihembwa, ukareba ibyo ngibyo. Umusirikare ntabwo bitekereza, umusirikare aratekereza duyi nakundoka. Ariko birimo biraza kubera ko aho babatwariye mu matorero, abantu mukajya mu itorero kujya kwiga, havayo ibintu byiza. None ariko mutabyumva nabi ngo mwumve ngo no gusuzugura abantu. U Rwanda abantu ibyo ni ikintu umuntu abacishijemo gusa ngo mugire, ariko tuzi ko iki gihugu aho kiba kigeze ni mwebwe. Kansoreze rero ku kazi mukora, ni mwebwe mu collecting imisoro y'igihugu. Igihugu kugira ngo kibeho ni imisoro. Ni mwebwe mu auditing kureba ko uyu mutungo wacu utangiritse. Ni mwebwe mukurikirana amatora yo wenda aragoye, buriya nuze ya demokarasi iragoye, ariko izo nzego zo mukurikirana zose zifite uruhare rukomeye cyane kuri iki gihugu. Without imisoro n'amafaranga y'igihugu gukoreshwa neza ntacyo twakora. Ubuse mu Rwanda rwakaba ari iki? Mwarebye aba bagabo bari hakurya hanga Kongo, mwakagenda kaza n'ibidege, kaza n'ibifaro, kaza akamurika. Buriya abanyabwoba ni batana no kumurika. Ibidege bikigira bityo abantu bakavuga ati turashize. Ukavuga ati turashize. Ariko ka Rwanda kabona mu collecting hanga Rwanda Revenue Authority no kwa Auditor General mu controlling, just kubera ubuyobozi bwiza hakagurwa akantu kamwe, byari byose byaza bityo byose bikarangira ugaceceka. Kandi cyiza cyo tuzi ku Banyarwanda, aha twahuye umuntu ku wundi muri za metero 25 nubwo wagira ute, aho ntabwo ukoraho. So ibyo rero ni mwe umutekano w'igihugu karindwa hariya, tukagira development mu gihugu, imihanda igakorwa, amavuriro akubakwa, amashuri akubakwa, ibintu byose tureba, iyi suku tureba, ni mwe.
nimwe kubera ko ntabwo muryama. Kandi abanyamanyanga muri twe bacuruza mu Rwanda nabo ni benshi. Abagavuzi b'ibisambo nabo barahari. Ariko hose mukagenda so musabwa rero nk'abakozi b'ibi bigo murasabwa rwose ubwo bunyangamugayo kongera kubukuba inshuro. Kuko nimutabukurura murabyaye muracyafite abana batoya bakeneye kurerwa. Nimutabarera neza ibi bihugu ntabwo bizabakira. Nyamara ibihugu biragera bihinduka mu birebe neza. Ahiza muzaba forced guca muri za nyanja y'amata ababirinduremo. Amahanga nayo aragenda areba ikibazo kugiyero gikomera buri muntu akwiye guhagarara ku gahugu ke akakubaka. Ngo bakiriro mwabyaye. Ujya kureba ngo ndagaburira ibingira urangaburira iki se? Hingira. Sigari ubusenge bingana iki? Za pressure ziba zarazamutse, indwara zitandukanye ziba zaraje, na sukari nyinywa, nta nyama nyirya, ibyo nibyo abanyarwanda bakunda. Ibindi byose bajya kubirya bati gute, bati pressure, bati biki, none ugasigara cyayi mu karu gusa yonywa. Ubwo si yo ngiyo niyo ureba ibingira. Ariko wireba bari inyuma, bari hasi yawe, bari bureba. Icyo nicyo cyatuma niyo somo twakura mu byatubayeho no gukomeza kubaka. Mureke dufashe umukuru w'igihugu cyacu. Aravunika pe. Ko bamwe muri twe turamuzi n'abayobozi babana nawe iyo babafashemo nabo baramuzi. Ibyo nibyo bizadufasha tukubaka igihugu cyacu. Turahunganye umuntu bateguye yenda byinshi byo yavuga kuko amateka y'imyaka 30 ntabwo yarangira nonaha. Ndeka abanyacyubahiro muri hano minire hano ndeke master of ceremony nabonye hariho kuza kungurana ibitekerezo. Noneho namwe tubahe urubuga twumve ibibazo twaganishaho kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu. Kugira ngo mukomeze mwihangane. Kababaro karahari. Iki gihe tukigezemo cy'iminsi 100 hari abonzi muri mwe ahangaha. Iyo bibagezeho byongera kubyutsa ibikomere bushyashya. Maze icyoroshye aho kugira ngo rero mugenzi wawe ujiginywe cyangwa uvuge ngo aripfusha ubusa. Hangane umubwire uti more inshuti yanjye komera. Ibyo nyine birahagije utambuke ahandi dukomeze twubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane.